ikinamico. Nshuti muteze amatwi radiyo Rwanda, namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Iyo Ntica Isezerano, wanditswe na Karangwa Liliane, unonosorwa n'itorero indamutsa. Hari ubwo rushoreriza mu muryango, mwari musanzwe mubayeho neza ntacyo mubuze, wa mugani Satani akabyitambikamo. Ubukene si ugusara bugasizora. Ese uhuye n'ikibazo nk'iki uri umugore utunze abana, umugabo wagakatirwa gufunga imyaka myinshi, abandi bagabo bakitwaza amafaranga bakakugerageza, wabyitwara mute? Reka mbareke mwiyumvire. Ese wako mbona woza akarenge muri iki gitondo ugiye Masi? Ngiye ku ishuri, siko watubwiye se? Mbonye ishabarihe. Ubu nawe mukanya araje yege ngo ahagiye kwiga. Niko mbonye we? Ndi hano mama. Hego, herega wewe narangije no kwambara. None se byahindutse mama? Hego. Ejo ntiwatubwiye ngo twitegure uyu munsi turasubira ku ishuri? Ayiwe, uretse rero, ariko rero ndanashonje. Ndumva rwose kwihagararaho byanze pe. Inzara iraha byo rwose nanjye iraza kumitana. Masi, ndakumva. Aho ugejeje wowe garekeraho maze uze hano ngira icyo nkubwirira hamwe na musaza wawe. Turakumva. Bana ba. Mwe muretse guhindira kwiga kuko ntaho mujya. Ibase n'ukuri. Ngo naho tujya koko mama. N'ibyumweru bibiri byose tumaze twicaye aha. Ubuse bizama abandi bakoze tuzabivamo twenyine. Nugira Imana ukarisubiramo ubwo nabyo uzabivamo. None se mama, ahantu wari wavuze ejo wizeye gukura amafaranga byarangiye bite? Wagombaga kuyama ngo yageze ikibazo gikomeye ngo biba ngombwa ko akiyakemuza. Mana yanjye, ubuse kuko tuzasubira ku ishuri bigenze gute mama? Ariko ntukarebe imbere y'ingohe zawe gusa Masi. Ubuzima ndaburanga. Twabuze n'ikiro cy'ubugari ngo dutekeye turye nawe ngo ishuri hasikiwe. Gabanya uburakari mama. Urabizi ko twakuzemo dutetesha ntacyo tubuze. Kamurakabye. Ibi byose bihindutse aho papa afungiwe. Masimbi rero wimurenganye kuko wa muteto nturamushiramo. Ariko ubundi mu bazima kuki ibyaha byose papa yakoze batabimuhaniye mbere? Hakaba hari hashize imyaka yose. Bari kumukura hese ko hari harabuze abamushinja. Nayo kandi ntako atagize ngo yihishahishe. No kugira ngo bamubone nuko yatekerezaga ko byarangiye maze agafata inzira ajya kwivuko ngo kuburana imbibe z'amasambu. Nibwo habonetse umusaza umwe ngo wamwiboneye n'amaso ye abaramutanze. Ibimenyetso byose biramufata akatirwa ryo. Ndabyibutse mama. Ibyo wikwirirwa bisubiramo wari warabitubwiye papa kimara gufungwa. Niba Masimba atabyibuka yidusubiza inyuma. Kandi Masi, icyo nakwisabira nuko ugomba kugabanya umuteto. Rwose. Mama ntako atageze ngo atwiteho mu myaka 2 yose ishize tutari kumwe na papa. Muzandondogoze ryarisi. Mwabana mwe. Ubaho bigeze mugomba kujya mwakira icyo mbahaye kandi mukacyakira mwishimye. Ndisi ngenda umva rwose nikumburiye papa. Ewe, umukumbuye kare. Wamagana umukumbuye kare rwose. Imyaka 17 yakatiwe akaba amaze 2 gusa. Yegora. Ubwo 15 izajya gushira utaraturitse umutima ra. Bazagira imiteto ryarize. Hasi se tuzasubira kumusura ryari mama? Ni igitangaza rwose. Hone urahura ujurinde. Rwaburindi. Donati. Warasaze koko. Ariko Rwanda mwibagirwa vuba ko. Nkibagirwa se. Ubaka kanya utangiye kunyita umusazi nawe ndi umugore wawe. Si nkwise umusazi umbabarire. Si nkwise umusazi unyumve neza ahubwo ndibaza niba wasaze. Uretse ko kuba warahoze uri umugore wanjye bitagoyeje uburenganzira bwo kuza usahinda usanze ibyo usanze iwanjye. Ariko babivuze ukuri koko.
ngo kirya abandi icyo bajya kukirya kikishaririza. umva donatira ntuze Usurigira kuntukira ibiki? umva utanukira iwanjye amambere wantesheje umutwe ndakwihanganira bigeze aho ndarambirwa ndaguhunga noneho nigiriye urahansanze ariko rwose ngo uramu uraseka se iki ubusa ndaseka ngo urampunga ndaguhunga nyine wahungiye mu nda y'isisi. ok umva nkubwire rero tuzi umbwire icyo ushaka numve niba hari icyo nakumarira ubundi uzajya ubikora ntarinze kwiyizira. umva mu rugo dukeneye kuvugurura igikoni kandi ni wowe ugomba kubikora. uraseka mva ndagushinyitse ngusetse nakubyara ubwo icyo nicyo cyatumye uzinduka ukazindukana uwo mwaga wose nta bindi nibyo komana usa n'ubicira inyeri mbese ibyo se birandeba umva iyo imvura iguye igikoni kirava kandi n'amahweza akinjira. turamaze bivuze ngo ntabwo ari no gusana gusa ahubwo ni ukugahirika kose bakakazamura bundi bushya. reka ye ibyo ntabyo nkoze ntawe ushakira ahandi ngira mu rugo ujya gushakira ahandi. urimo uribeshya cyane. ntibeshya se iki ngo ntabyo ukoze ntabyo nkora yewe uvuga ibindi di ngira ngo urabizi neza ko nta wundi mugabo nigeze ku buryo najya kumutura ibibazo. ibyo birakureba wa mugore wumva nkubwire bajya kuduha agatanya baratugabanyije ntabwo ubyibuka ko batugabanyije ngewe ubwanjye nabirenzeho uranyumva ngusigira byose nshaka ibyanjye ntangira ubuzima bundi bushya nta santimetero itari yanjye ntazi nuko yangijwe ariko ye nkandese baratugabanyije ngo baratugabanyije baramaze nk'uko uzi ko batigeze bansubiza ubukobwa bwanjye wanyambuye ni nako batazakuraho zimwe mu nshingano wahoranye wumvise. donati twumvikane vana urusaku mu rugo numva iki umva inshingano usigaranye nizo kwishyura amashuri y'abana twabyaranye naho ibyawe urumva wowe usinye kureba nirihumye rwose. reka ye ubwo bukobwa ndataho se gese nari umusore waramaze narabikwishyuje se esera ubundi ubu ngubu waba gusubiza ninde wakureba nirihumye ko washaje ubona ko wapfubye umaze ko caje atari wowe usajishije wacupiye gusa nuko di nuko rwaburi reka nkwereke ikintu cyoroshye kare kose se umva se ahubwo iyo ubigenza icyo kare ukaza ucisha make tutarinze gukomeretsanya mu magambo ngahavuga numvera nagira ngo nkubwire uneze amatwi ndakumva simva aho utayampaye mva kandi sinongera kugusakuriza urumva ariko simva aho utayampaye sinagenda gutyo gusa ukora icyo ushaka. reka reba ye uhise unicara rero ndicaye nyine nta n'isono ricaye ugeretse ukagoro kuko ndi mu rugo rwanjye si iwanjye se anerega ni iwanjye. mba donati nanjye mbisubiyemo ntayo nguha ugenda ukoremo uyo ukorera wese ukorera amabuye kandi sohoka n'ikingiri ngiye kurangura ikese. ubwo rero ubonye urwitwazo wavuze ko ugiye mu nshoreke zawe se ese kugira ngo inkuru ntizingere ahora inkuru se kidonati inkuru rwaburi nubwo nabimbwira baba batabihagazeho ariko nanjye ndagukeka unkeka se ko gukeka ariko kubeshya ntabwo wamara iki gihe cyose umaze tutabonana ngo ubyihanganire kubera si iki ndakwiyiziye shorekesha yanze bikunze hari aho winyabye ati inshoreke se ni umushinga ubwibyo rero nanjye simva ntabwo uva hano ntaho mva simpava wanze ku neza rero urumva igisigaye no gukoresha ingufu ingufu nabyanze sohoka se nabyanze ariko se sohoka nabyanze umugore si igitangaza jya hehe ntaho njya kandi wa mugore uri inkunguzi mpibyo nakwatse ubundi nkubise ntaho njya ariko se ntaho njya ariko se uri gukubita umutwe ku rukuta ngaho nyica umva kado ngaho nyica kado wowe kado ngwino umumfashe sha hasoni ndakuzi ko uruki bamfasha mama wanyitabye ariko ntabwo ni iki wa mukobwa we ndumva mfite isereri kubera inzara ese girayo ugeze ubona ndya ngo nkwime ntabwo twabwaye twese wa mukobwa we
ngewe ndabirambiwe pe, ngiye gushaka uko najya nibonera amafaranga niyo nabona ibyo kurya gusa mama. upfa kutazayakura mu ngeso mbi gusa. Naho ubundi nubwo mwembi nta n'umwe ufite imyaka 18 ariko mumaze guca akenge. Mugomba kumenya kwirwanaho rukomeye. Mbonye isariye aracyaryamye. Uvuze iby'imyaka none unciye intege mama. Guciye intege ntese? Ndabizi biragoye ko hajya urubakoresha munsi y'imyaka 18 ariko muzapfe kugerageza nta wamenya. Mbonyi shaba. Karame mama. Umvaye? Ewe nahoze ngira ngo urasinziriye. Ndangwino hano nkubwire. Ariko wowe ubuzima wabusinzira mute mama. Disi ubu papa ziko twamukuyeho amaboko. Urashaka kumbwira iki mama? Icara hano tujye inama niwe mugabo usigaye muri uru rugo. Niba ngukuye no mu bitotsi kandi unyihanganire. Aha urarengana da. Nari nturamye mu buriri rwose ntateganya no gufatanya ijisho. Nibyo mwavuga byose nabyumvaga nkituriza. Kandi mama nibagiye kukubwira. Ejo nimugoroba nyirinzu yaje hano agushaka. Mubwira ko udahara arambwira ngo igihe cyose uzira umubipa guhamagare. Nshinyagurira. Namubipisha iki se nitwaye tumaze iminsi dutunzwe nayo nagurishije telefone yanjye. Ndabyumva ubwo no kutwishyuza cyangwa kudusohora mu nzu dore ko amezi abaye 2 tutamwishyura. Ndumva rwishe yankarukirimo. Rwajya hese mwana wanjye. Ariko nta kundi. Hano hari udufaranga nayo narundarunze. Nzi ko nitugwira nzishyurira amasimbi ishuri agakomeza akiga. Ngiye nkaba ndetse. Utundi tukaduhahisha. Niyo twarya rimwe ku munsi. None reka tumukinge mu maso acururuka ataduta hanze. Ngo kudufaranga. Atuguye mbo. Mbonye shaba. Ndakwisabye ndakuyamye rwose mwana wanjye. Mbabarira rwose inzara ntibera koheje gukora mu mifuka ya rubanda utazakurikira so. Ariko mama ngiye uransetse. Ahubwo nanjye wantongera agatoki umufuka nkoramo. Sinawurebera izuba rwose. Mbabarira cyane gako. Umenye ko uramutse wibye washaka undi mama wawe. Yo ningeso mbi. Humura mama. Aya mafaranga yavuye mu turaka tw'ubuyede nagiye nkora. Ubundi nkajya gufurira abantu no kubavomera utwo bampaye nkayabika. Kuba rero ntara yakweretse mbere nuko nabonaga twari tukirya yandi wagurishije telefone na radio. Nuko mfura yanjye. Nyagasana kongerera imbaraga zo gukora no kuramba. Ubu niyo napfa byibura naba nizeye kuzarira mushiki wawe. Tume hano mutange ntumushyire ndebe ko aduhura. Akira. Ubundi se uko hari habuze gato ngo nyahahishe byari kugenda gute? Imana se ubwo se ko nshimye ikibazo cy'inzu gikemutse ubu inzara turongera tuyirirwane. Ariko mwana wanjye washatse ahantu byibura wikopesha iby'uyu munsi gusa. Sosoma n'ubuziranenge n'ubuzima bwiza. Wigunze baritaza? Yewe naho uri nge gasipa ahubwo we ntiwanakwigunga wanasara. Byakugendekeye bitese? Kaze nkwegera umbwire di. Niko ubu imyaka 2 umazemo nturamenyera umunyururu koko? Umenyera so gira ngo nicyo kibazo. Amezi abaye 3 rwose umuryango wanjye utansura. Ntuzi ko ari impamvu yabibitera. Nanjye simbizi wa mugabo. Cyangwa wasanga urugo rwanjye rwaratashye mundi. Nanjye simbimenye. Hari ingeso mbi wari usanzwe uzi ku mugore wawe se? Oya rwose wabandi rwose nabamuteje urubwa pe. Muhimbondo. Yaranyubahaga ku buryo bushoboka bwose. Niyo nataga nasinze. Nkamwanduranya feri ya mbere yifungiraga mu cyumba kiryamira kamunga atavuze n'ijambo niri na rimwe. Muhimbondo. Hari ubundi uzamuramo igihe kingana iki baritaza? Mbese ugira ngo ntemere cyangwa nyisabire imbabazi sinari gukatirwa burundu. Nakatiye imyaka 17 ubu hashize 2 gusa.
yewe nushaka ujya ushimira imana kuko wowe numeze nkanjye wakatiwe burundu. koko ese Gasipa burya wowe ni burundu? Gasipa wakoze iki ubwo? aha baritaza azize urw'abagabo wa muntu. uteze ute? ndabyibuka madamu yaragiye iwabo arwaje nyina kanseri. muri iyo minsi rero nawe usigaye wongeye nyine nyirirwa mu kabari n'inywera. hari utuyoga twari tugezweho muri icyo gihe mu gace k'iwacu, utwo tuyoga twitwaga ngo ni cifu. sinzi niba ubu ngubu tugihari. baratuciye. umunsi umwe ntashye ku mugoroba rero asanga akana ka mubyara wanjye gakomanga ngo iwabo bagatumye kuri madamu. sinzi rero ku igitekerezo cyajemo ako kanya ndakingura ndagashuka ngo kaze kamurebe. kakimara kwinjira mpita nkubitaho urugi. rerere mba nagasingiriye n'ubusambo bwose nari maranye iminsi ntabonana na madamu maze nkihimuriraho we. mu gihe gatangiye gusakuza mba ngapfutse umunwa. baritaza disi sinkamenya ko nagapfukanye n'amazuru. nibaze koko urumva nuko kera kabaye. yewe shite ku mwana atagitera utugere. ayiwe ndebye neza mbona ibyako byarangiye. ye baba we mbega umugabo w'igikoko. ntabwo ari njye baritaza. none se Gasipa utabeshye wari wasinze cyangwa wabikoze wabigambiriye? ye baritaza gusinda bwo nari nasinze ariko sinari naborewe. none se uretse ko nari nsanzwe ndi igisare kuko iyo nabaga nanyoye rwose buri gihe narahingukaga madamu n'abana bakihinda mu nzu. yewe umva nta wowe nanjye cyoroshye. igifungo cya burundu kiragukwiye kanyago. uri ikigome cye bikora bigeze. none se Gasipa ukoresha iriya banga nyine mu muryango wawe nyine ukomeze ugusure kandi bazi neza ko utazawuva. yewe babonye ubu hari igihe bagenda bagakubita nk'umwaka batarangiraho noneho barasiba amezi 3 igikuba kigacika. ese ubundi ubuyobozi wabukwepera agahesha kugira ngo umare igihe cyose widegembye utararyozwa ibyo wakoze baritaza. ariko se wakwihuse wagakobwa we. ese ubundi iyo wizana ntarinze kuguherekeza mama? oya ngwino mperekeze kuko ningira amahirwe bakemera kujya bankupa sinzahagaruka nzajya mbatuma. ubundi si ubwo wizeye ko babyemera mama? cyangwa niyo bakwemera kudukopa ibyo turya buri munsi uzajya wishyura yo ukuye ko ahantu hose rwatwimakaza ngo turi abantu. kandi nayo mbonye azajya akorera twamaze kwemeza ko azajya yishyura ubwishyu bw'inzu. ubwo bizagenda bite koko mama? ariko ibyo ntibikureba wowe nkurikira gusa. ndikubuza ahubwo se ye do ndebera urungurukira hano umbwire niba kari yarakagahungu kamukorera. ibiha biramfashe we. ese ubundi waretse tukanyura mu marembo tukareka guhengereza mu ruzitiro ko? ntabwo umwiryo wawe ubu si wari kuriye kurisha inzara waranyuka ugiye no kuyirirana. ndabona duteye umugongo simubona neza mama. reba neza. ariko ndakeka ari we kuko nukunda kwambara kariya kagofero n'iriyataburiya. imana ishimwe ngaho nkurikira. mwiriwe. ni karibu kiriya. ni karibu mama twisubirireyo. ese ni mwebwe rwaburi? ni yewe narinje kureba akadogo none ndabona wakikoreye uyu munsi. nabaye umusigariyeho. hari ahantu namutumye. ngaho rero mwe mwiriwe. ariko nanjye wambwira nta kibazo wambwira ibyo uhaha rwose ngahita mbigupimira. yewe urebye nsa nkaho ntarinje guhaha nuko namushakaga gusa. ariko mada ubwo ntumbeshya koko none se ni gute wakana ko utaruje guhaha kandi uje ku iduka ufite na envelope? ariko ubundi wamubwije ukuri mama. reka mvanaho urusaku rwawe nawe canga dutaye. rwaburi ntacyo kadogo naze umwumvire ko naje kumushaka nkamubura. mumumera uruhushya ze mubwire icyo namushakiraga. ngaho kandi mwirirwe. ni mwirirwe. mwiriranywe amahoro. ariko uyu mugore nta nkinzi ikintura rwose hari ibintu yashakaga kumbwira ariko araruciye ararumize. igira haruguru ndi turaha bose. kaduga yisaza.
nikoze kado kuki wanyuze aho ngaho utanyuze mu marembo ukanyura mu gikari? narempfuye ahubwo se ngenzongera kunyura umuhanda wose wapi navumbuye akayira ko munsi y'urugo gahita kangeza mu gasantere. ariko byanakubonye koko ahubwo unyuranye n'abantu bavuye aho bagushaka. bashaka bagushakaga bashaka njye se bose bagushakaga rwose. ubwo se banshakiraga ikira ntabwo bakikubwiye se? oya wikwiriye gushyuha umutwe rega. ni wa mugore utuye mu nzu ya nzu yo kwa Noseni. yo Muhimpundu. ese yitwa Muhimpundu? ndetse nabonye kariya kagore ari keza, ni keza cyane nuko gasa nkaho kahuye n'ubuzima bubi kagacupira kandi keza rwose. ni Muhimpundu umugore w'abari Tazari nyina wambonye ishaba n'amasimbi. bose ubuzima bubi bwo bageze ku buce. buriya uko umureba kuri uyu mugabo warafunze. twari twahuye rero mu gitondo ambwira ko aza kuza nkamukopa ikiro cy'ubugari n'inyanya n'intoryi. ubwo rero wabona yaje azi ko nagarutse agatinya kubikubwira. bafite ibibazo koko. umugabo wese ngo afungiye iki wowe kabyarawe? ubu se nzagafashe nanjye amafaranga bamufungurira? wayatanga eze ukayahandi kuko numva ngo afungiye ibyaha bikomeye. ibyaha bikomeye? ndetse n'icyo cy'ibyaha wa mugani yaba rero uzwa se nayinyuza he muri iki gihugu? wayinyuza he se nyine bose? wayinyuza he? buriya ngo nawe yamaze abantu. nuko akomeza kugenda yihishahisha iyo avuka kwepana na rubanda ngo batazamutanga. kugeza ubwo yimutse akaza gutura ino. buriya ngo nta nubwo yitwaga bari Tazari. yari yaraje kwihisha ina muvare. iryo ni izina yiyise rero? nyine ngo ibimuranga byose yari yarabihinduye. ngo mbere yitwaga Basabuzi. yewe akaba wamugani nyine ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe gusa. igihe cyarageze rero baramucakira. niko gusiga umuryango we mu bukene bungana kuriya. uretse ko bari banakize rero. bose ibyahora ni inkuru ndende, reka nipangire ibyo mvuye kurangura. ibipange umugore ko afite ibibazo. umva kado. karame bose. urabizi ufata ibiro 2 by'isukari, upima ibiro 5 by'ibirayi. 5 by'ibirayi? wongereho ibiro 2 by'ubugari. yego. n'ibiro 2 by'umuceri. yego bose. maze ubishyire mu gafuka umpereze nkwereke. nta kindi bose. ariko se umugore ufite abana. umva ushyiramo n'ikiro cy'ifu y'igikoma ivangiye na sosi tomate nk'eshatu. Zirumuze ni ivuriro ry'icyitegererezo rikungahaye ku miti gakondo ivuguruye nk'uko bisanzwe tuvura indwara zananiranye ahandi, harimo na amibe n'ibikonoshwa byayo bivurwa n'umuti twakoze wamamaye witwa Rubagantare. Dukorera i Kigali ku Muhima haruguru y'ahahoze isoko rya Shewe, ni muri etaje y'ubururu hejuru y'amasaro yo kwa Monika ugera Fresher. I Musanze ho ni ku isoko ry'ibiribwa hanze ku muryango wa 69, naho i Rubavu ni muri gare ya Gisenyi ku muryango wa 14. Hari ibindi wumva wadusobanuza waduhamagara kuri telefone zigendanwa 0788444756 cyangwa se kuri 0784647473 watubona kandi kuri email yacu info@zirumuze.com cyangwa se kuri website yacu wa@zirumuze.com. Zirumuze we wazigiye. ubuze koko aya mazi ndabasha kuyagezayo koko? bonyesha abapfuye urwo baseka koko. igihe nahereye nihangana
aho bigeze rwose inzara irandangije neza neza. Iranganje pe. Ariko se buri wakwegera uriya mugore nkareba ko hari icyo yamfasha. Mwiriwe mama. bite wowe urashaka iki? Nari mbonye mwicaye imbere ya butike ngira ngo hari uwo mushaka mukaba mwamubuze. Ndabona n'umucuruzi ahubwo arimo. nta muntu nshaka ngaho genda. awe yewe cyakora nuko mbanze kubica ku ruhande, ariko rwose nimwe narinje ngana. ungana iki unshakaho iki? Mubyeyi rwose uko ndeba uku rwose ndashonje. Niba hari nka 500 rwose mwambonera rwose nabashimira imyaka yanjye yose yo kubaho. ntunavuze 100 byibura cyangwa se nkani? Nta kibazo. ngo 500 ayo yose se ninde wayikura? Ntacyo pfa kumpa n'iryo jana rwose mbeshya igifu. Nimpamo nagira ntese uko ndeba uko. abasabye murasetsa rwose. ese ubundi ko mbona uvuye kuvoma wajyanye amazi wanyu bagateka bakakugaburira? erega aya mazi isaha iwacu. niba atari iwanyu ubwo ni ibiraka yajyane baguhembe. yewe sinzi niba nabyita ibiraka kuko ndi kuvomera abantu bari kubakira hariya ku ishantiye hepfo mu masangano y'imihanda. ntabwo banyishyura rero. babwiye ngo kugira ngo bampe akazi ngo ngomba kubanza kwimenyereza umwuga. ndumva ufite ibibazo. bivugwa se wa mubyeyi we? rwose mubyeyi mumfashije rwose mwangenera agafunguro rwose mumpe ifunguro ry'uyu munsi. inzara imereye nabi pe. mfite isereri nyinshi. ndatera intambwe nkabona ibikezi imbere yanjye. gukomeza bikananira nkicara. yewe ushobora kuba ushonje koko. n'impamo ndashonje. ariko mbere y'uko ngira icyo nguha nanjye nabanza nguhe ikiraka. ariko uzahembwa ari uko urangije akazi. yo mwana urankunda koko nta kibazo rwose. umuntu ungire neza gutya se urumva njye nananirwa kumuhakirwa? ni akazi katoroshye rero ntugire ngo ntacyo. ariko nugakora neza nzaguhemba bifatika. mabo ungaye ubuto ntungaye ingufu. ako kazi kaba gakomeye kurusha kuvomera ingunguru 3 zose ku munsi. njyana amajerekani 2 kandi amazi nyakure pfiriya mu kabande. yo ese niko bikugendekera mama? nuko bingendekera rwose. uko ndeba uko rwose ndavunika cyane ariko nta kundi nyine ni ubuzima. uracyavunika rero? umva ye muhu. ndakumva. nkuko nakubwiye ko akazi nshaka kuguha katoroshye. akira iki gihumbi akira ubanza ujye gushaka icyo urya. urakoze. ujyane n'amazi bagutumye hanyuma ejo tuzahurire ku masangano hafi y'iyo shantiye ukoraho. wumvise? ntuzantetereze. oya. ese ibi bishyimbo wari wabigosoye masi? impamo y'Imana nari nabigosoye mama. hanyuma se aya mabuye avuye hehe? wabona ari nk'ibyahanutse biturutse ku gisenge. umva ngo karambeshye nta soni. ntabwo nkubeshya ni ukuri. ngaho reka ngufashe tubitoranye vuba vuba. rwaba undi saje gukora ikiri imitwaro nyabo undi bafite imitwaro. ceceka reka atakumva. mwiriwe aba hano. mwiriwe rwaburi. yemwe ba. mwiriwe neza. koko muraho neza. zanira undi agatebe yicare masi. reka nkazane cyangwa reka twiyicarire mu nzu. ni karibu. ariko rero ugiye nakwicarira nanga ku rubaraza ndabona nta kibazo rwose. ntundi se ko ntatinda. koko muragenzwa n'amahoro se ko ari ubwa mbere mukandagiye muri uru rugo? ni amahoro masa rwose. ni amahoro masa. mumbabarire dore nabasize dedeti. reka ngwanagure. oya ariko mwimpundu rwose yihorere. si ngombwa nanjye nakwihanagura reka mbyikorere. none se ubundi ko usanzwe utoranya ibishyimbo urumva nari bureke kugusuhuza? yewe ahubwo nari kubanza kwihanagura nkabona kugusuhuza nuko nabyibagiwe. kareke ibyo nta kibazo rwose. ibyo nta kibazo binteye.
ese umukobwa wawe ko munashyashyana mu mirimo yo mu rugo kandi ari mu masaha yo kwiga. reka n'ejo azaba ajyayo nuko nashaka ko anyifashiriza imirimo. gusa iyo haziba cya gisore kikabikora byose umukobwa akajya kwiga. reka bajye basimburana ndisaziye. ariko gusaza ukora wishajisha kandi nta nubwo ushaje kuko ari we wishajisha imburagihe. akira sha akira ibi bintu bijyane mu nzu. uhora urebe kuba bibatuye se utabanje no kureba ibyo ubika. nta soni yewe. turi kandi kugize isoni zo kurebamo. ngaho mubwira ibirimo amatsiko atamunsinda imbere. ndabona harimo ibirayi n'isukari. ego nyagasani ibi bintu byose mu nkobye nzakuraho amafaranga yo kubyishyura. ngaho rekera ngo bajya kubika ibisigaye ndabimwibwirira. oya uretse kubika agaruka hano masi. ko twari tumaze kwakira ubuzima tubayemo byose ntibisubireyo. ashwi nta mafaranga nakwibonera rwose. gusa amafaranga ninde wayagusabye? oya jya kubibika sha. mada humura rwose ntabwo ngukopye. singukopye humura. ubona se ko ari uko umuco wacu wagiye ucika. ntuzi ko kuva na kera habagaho gutura umuntu. nanjye rero ndagutuye singukopye. ndagutuye rwose humura. umva mu yemu ninjye mushaka. ese mwabo se mwahisemo guhagarara hano? umvara mva ko ariho nahisemo nyine. hano haritaruye kandi sinshaka ko ibyo tuvugana hari undi muntu ubyumva. ariko akazubanza katoroshye mwabo. narabikubwiye ariko ngaho mumbwire numve ko nagerageza. hari umugabo w'umucuruzi witwa Rwaburindi nshaka kugutumaho. uravuga Rwaburindi wa mugabo ufite iduka epfingiye rimwe risize irangi ry'icyatsi? ndumva umuzi. yego ku muntu maho nibyo muvuga bitoroshye. ese ya butike yiraramo umuntu? yewe naba nkubeshye. ruriya rugo ndugeramo ku manywa gusa ntabwo ndahagera nijoro ngo ndebe. uyu munsi rero ndashaka kuhagera. hanyuma ndabizi bafunga nka 4 z'ijoro. wowe rero ndashaka kuza kwitwikira ijoro hagati ya 6 na 8. z'igicuku wacukura inzu wamena urugi cyangwa se idirishya sinzi uko ugera muri iriya butike kuko ndashaka. nkajya kwiba? vuga bahora se hatagira ukumva. icyo nshaka ni amafaranga bacuruje yose mbere y'uko bucya ngo bayabitse cyangwa bayaranguze. urumva? umva madamu nari nakubashye kuko wangaburiye nshonje ariko ndabona ugiye kurengera pe. ugize ngo ki? nubwo ndi umunyabibazo birenze ariko sinshobora kwishora mu bujura ngo nkunde ndamuke. reka shaka abantu utuma akazi. umva mu harya witwa nde? nitwa Mbonyisha. none se Mbonyisha ntushaka kwikorera ukareka gukomeza kurya itaka ryo kwishansiye ku buntu? umfasha ndabishaka ariko rwose. nuko rero tuza tunoza umugambi. nakubwiye ko ibihembo bishimishije bigutegereje nurangiza ikiraka cyawe. ariko cyagiye wamfatiranye nshonje mfa kwikiriza amabo. none se sinagukijije inzara? ubanza iyo mba meze neza nari kubanza nkagusobanuza neza iby'icyo kiraka byibura ntubutaye umwanya wawe. ngo nawe umwanya wanjye? iririre wavuze ko ari wowe uri kwitesha amahirwe se. ubundi nari natekereje kuzaguhemba 50,000 urangije akazi ariko nyakubye 3 kuko wa mugani wawe ntibyoroshye. ko nguzampemba 150,000? cyane kandi 50 yo ndafite aha. wahita uyatahana wenda 100 nyine bisigaye akaba ari byo nazaguha nyuma y'ikiraka. yewe Mbonyisha ndakize pe ndakize rwose. niko yampereze hano yampe pe ubundi nze nkwereke rwose uko intama zambarwa. yampe pe kare kose se. ariko se vuga buhoro. akira tura amafaranga ngahe. yego akira mpereza hano rwose. uri ibinote bitukura gusa. mbega ngo igisiga kiratuma umugati. ahubwo reka nyabika hano mukaryamari mu kagafuka k'imbere abafundi bataza kunkorera urugomo.
ubwo se ntuyata oya hano imbere habamo agafuka gafite imashini ntureba hanyuma se nincukura cyangwa nkamena urugi ntibazanyumva umva nguhaye akazi n'amafaranga nawe ibisigaye ni ibyawe wumvise ariko rero ariko iki nagiye umva mbasaba akantu umukenya yahise yikarakasa kubera ko abonye nishimiye amafaranga mpaye reka nze nanjye nkwereke ishyura amafaranga 399 umurikira umuryango wawe cyangwa se ukorera bizinesi ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. Ushobora kongera ibikoresho nka televiziyo, radiyo ndetse na mobi charger ituma usharije amatelefoni menshi icyarimwe. Nezezwa no kureba umupira w'amaguru, filime z'amaseri ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. Hamagara 2345 ku buntu uhabwa ibisobanuro. Umurasire mwiza ubuzima buhebuje. ayiwe urankanze iki izi sasa urakurikirana umurimo ahubwo ngize amahirwe uraza kado rwaburindi arahari rwaburindi niwe ukugenza amajoro rero iyi yari yantumye ngo aranshaka mu rugo nza hakiri kare aho mbonekeye rero nanga kurara ntumvise icyo nshakira hari mu nzu reka mubwire bosi ndakumva Muhimpundu aragushaka. Muhimpundu ari he? Ari hanze bosi. Ndaje mwirebere. Niko Muhimpundu niko waruheze inyuma. Burya bwose naheze hanze wibereye mu mbere. Uzi ko iyo kadoga tahahingukana ari gusubirira ya hodi mwiriwe ariko. Bira mu mahoro. Yego. Ni karibu mu nzu ariko. Murakoze. Reka dusangire icyayi kuko ari kisanze nanjye nywa. Nari maze gushyiramo n'isukari rwose urahera kuri iki ngiki. Uramukina nywaga. Murakoze. Agacyayi karyoshye. Hagati aho mbanje kwisegura kuko natinze. Uyu munsi nagiye gupagasiriza kureba biba ngombwa ko ngera mu rugo nyine bwije. Nuko ndavuga nti sinarara ntumvise icyo nshakira. Ariko uza amatsiko nari mfite. Muhimu. Urebye nta kintu ngushakira. Kitari kuganira nawe. Kuganira nanjye? Kubyerekeye iki? Ibyerekeye ubuzima busanzwe. Tukamenyana nk'abaturanyi. None se ko ku muhinzi kazi nkanjye ukeneye kumenya ngo bikumarire iki? Nzi ko abakire bamenyana kuko baba bagurizanya amafaranga cyangwa bagakemurana ibibazo. N'abakene bakamenyana kuko wenda umwe bazatura mugenzi w'igitebo cy'ibijumba ubutaha undi akamumenyera ingemera ibishyimbo. Bitihise mwakaganyira undi. Se koko nge nawe byatanga iki? Yewe Muhimpundu. Burya rero ibyo no kwitiranya ubucuti. Buriya nta wamenya. Hari igihe ushobora kwisuzugura kandi wangirira umumaro urenze n'uwabo bakire abo wita bakire. Nta n'ikintu bashobora kumarira ahubwo. Ariko nawe nibyo se koko. Umva Muhimpundu. Uzanyishisha. Uzanyishishe rwose ndagusabye niba ngombwa. Uzanyihisheho. Uranyumva? Ariko ntuzamishe ikikubabaza. None uri umugore uzi gushakisha ukubita hirya no hino ugira ngo ushakishirize abana. Abana bawe babone ikibatunga. Ariko nge ntabwo bishobora kumbuza kugufasha uko nshoboye. Aha wa mugabo wese. Ndakumva rwose. Abana banjye n'abahihibikaniye bazitabwaho nandi. Naho ibyo rwose sinzakubera umutwaro kuko waba ugiye kwikururira ubukene. Ubukene? Guteze. Umva ibyo nge n'abana banjye dukenera ni byinshi ntiwazabivamo. Oya nyine bumva birumvikana. Ariko se ubundi Muhimpundu ubone niba atari ibanga ise w'abana bawe abaye. Ariko si ibyo byose urabishakira iki? Ariko nta kibazo. Yego warakoze kutuzanira ibyo kurya dushonje. Ariko ntibivuze ngo nyinjirire mu buzima ukabye. Oya humura rwose.
Rwaburi warakoze kumfasha ngaho uramukiye oya ariko ntunyumve nabi muhimu ntunyumve nabi rwose impamvu nari nkubajije ntyo oya bugarutse garuka nkubwire impamvu nari nkubajije ntyo nagira ngo numve ko twapfuye rumwe nawe kugufasha byo rwose ngira ngo umaze kubibona ni gahunda itazahagarara n'umunsi n'umwe niteguye kubikomeza. Nawe se umugore wawe ari mu munyururu? Oya da. Niwapfa rubi rero ntiyapfa urwo mpfuye. Mbisa nitahire. Wakoze kunyakira kandi nizere ko utazongera kuntuma ugamije kumporogoshora mu nkovu rya Rwaburi. Ariko rero rwose no guhisa ugenda rwose mbabarira pe muhimu mbabarira wigenda utyo rwose. Ntabwo ari byo naringamije pe. Basigara kufata ibyo nakugeneye. Muhimu sibwagiye. Ariko se bana banjye ko mbona mwananutse. Papa ibyacu byo ni ubuhamya bubyihoreye. Ni ubuhamya? Gute se kandi? Papa uzi ko twari tumaze igihe tubwirirwa tukanaburana. Iyo mpamvu mutaherukaga kunsura se? Niyo mpamvu rwose twaburaga itiki ubundi tukaba dushonje ku buryo nta mbaraga zo gufata urugendo twari kubona. Ndabyumva nabasize mu buzima bubiye. None se kuva nafungwa nyoko nta kazi yigeze ashaka? Kada yarakoraga ibiraka byo guhingira abantu rimwe bakamwishyura ubundi bakamwambura akaba n'igihe nyine abishaka ntabibona. Ariko se papa ko twabagaho neza kubera ubwenjeniyeri bwawe mu bwubatsi urabona ibyo mama yari kubishobora koko? Wamugani ndamurenganya ubundi se yize amashuri angayamuhesha akazi mwana we ngaho nimunyibwirira andi makuru nizere ko ubwo buzima bubi butatumye mutsindwa mu ishuri. Ishuri njye sinzi ko nakwibuka no gufata ikaramu none. Ngo iki? Kuko numva munzaniye inkuru z'inshamugongo gusa. Niko mase wabujijwe n'iki kwiga? Erega papa mama yatubwiye kuko twabagaho nyuma gato y'uko ufungwa abikesha uko wari barizigama ngo nibyo byadutunze hafi umwaka n'igice atwishyura amashuri atugaburira mbese aduha ibyo twifuza atwambika nk'uko mwari mwarabitumenyereje ugihari akatubonera ibikoresho by'ishuri byose badusabaga nyine kuko aho yakuraga atasubizagamo igihe cyarageze harakama nubwo nawe yahagurutse agakubita hirya no hino ashaka gusigasira ubwo buzima twahozemo ntibimushobokere ariko ntako atagize pe. Hanyuma nyine igihe cyarageze tubura amafaranga y'ishuri baratwirukana mama akomeza gushakisha araheba birangira twicariye na none. Mbega ibibazo harya mbo wigeze usibira? Rakada twembe nta n'umwe wigeze asibira rwose. Ni ukuvuga ko wari ugeze mu mwaka wa 6 usoza amashuri yisumbuye naho Masimbe nawe akaba yari ari mu wa 4. Cyakora niba nanjye siniteguraga ikizami cya leta mbabajwe na Mbonye byibura niyo baza kuduhagarika yaramaze kuzuza bya bipapuro by'abakora ikizami cya leta yari gupfa kwigira yenda mu rugo akazajya gukora ikizami cya leta nyuma. Ariko ibyo ntibiguhangayikishe papa njye maze guca akenge tuzabaho nabi ariko tuzabaho kandi ubuzima turimo siko buzahora mfite icyizere ko hari igihe kizagera bukiyubura. Ndabona umucungagereza aciriye isiringa iminota yanjye yarangiye ngaho nimutahe ibisigaye tuzabiganira ubutaha mugarutse. Nta kibazo papa ngaho igendere ndabona aje adusanga. Papa bayi twari tugukumbuye none rupfuye kugabanuka. Ariko basha hari amakuru ya nyoko ngiye ntababajije kandi ndumva ari ngombwa kuyamenya ubwo nimugaruka nzababaza. Kuyavuga siko kuyamara papa nta kibazo uzatubaza ubutaha. Ariko se uko tuzajya tuzi uzajya urira niba ari byo ntuzongere kunkurikira kabisa. Kurira se ko biruhura wajya undeka nkiririra wowe. Sinkubujije ariko ubundi sina ngombwa kwereka rubanda bose agahinda kawe.
jya ufunga umwuka wihagarareho. wenda niwiherera nakubwira iki, urire ushaka wuzuza indobo. papa ntariyakira kugeza ubu, arasa nk'umuntu udatuje pe. Masi, ibyo tubireke. nari ntegereje ko tugera mu nzira nziza ngakugisha inama. ngo inama kizi? aya mafaranga ni 50,000. ku mana yanjye. ariko nako sinzi neza uwo yampaye. yampereje impeta mbika siniriwe nyine nayabara. 50,000 byose we? ubwo se yaguhereye iki? ayaguhereye iki mbo? ayaguhereye iki? wahora ni iki ko ari ikiraka cy'indyankurya kikaba cyanananiye. kiraka? ubu nagize ubwo bwo gukuraho n'igiceri ngo hatatazambwira ngo nsubize ibyanjye nkaburaho nyuma. icyo kiraka se ubwo ni bwoko ki we? kabanza nyikuremo muri envelope nyabare neza ndakubwira. baruteye umugongo bariya abantu batayatwambura. kavuze induru bayatwambura ariko sha 2,000 apo iki ni igipapuro 4,000. ni iki ni igipapuro asye dore n'ikindi. ubwo se we simbona asigaye yose ari ibipapuro we? kwiki bise bibaho? ariko mwana yanjye uri igitangaza koko. impyisi iti nkangiye kuburara najya kubona nkabona utaye umupfu mu nzu yanjye. ariko we nanjye ngize ntyambihiwe n'ubuzima, abana banjye barirukanywe, nawe uti ngo rwaburindi kandi afite agafaranga. ariko se ubundi ko yari yambwiye ko ampamagara akambwira ko aje, none nkaba mbona ngiye kwiryamira ataraza. reka mbe niyumvira imiziki kuri telefoni yanguriye udutotsi tutarantwara. ni nziza kubi, nuko ntazi kuyikoresha neza. reka mbanze nifotore wa, reka nifotore rwose. yewe uko mangurindi erega nkingurira ninjye. ni njyewe. ese ni wowe? reka nze ngukingurire. wari usanze ngiye kwirambikaho gato. reka nanjye niyicarira asaga umugongo urambuka. umva ubu ndeba amaguru ntaye. mbuye kwa mugore kwa madamu. erega aho byarangiye urugo rubaye rwa madamu ntiyakiri kwa rwaburindi. ni amahoro se ahubwo? amahoro se yaheye. bagiye kuko ibyago bikwira abagabo. nahanyuze mpururwe ngo bamutambikanye zira gutanga amafaranga y'amahimbano n'amasheka atazigamiye. reka ye. burya bimwe mbonyesha batubwiraga bikabura gihamya byaje kuba impamo cyane da. nyagasani ushimwe kubwo guhorera umwana wanjye. umva uriya mugore ntibamujyane wakanyagwa. yaragiye kuzansigamo imvune. hariya sinakubwiye ko na nyuma yanteje insoresore zikanyibira inka. reka uriya mugore yari kuzancucura atansigiye n'ubuzima. yoka horana impagarike. yego disi warabimbwiye. harya neza pe ubu mwaratandukanye hejuru yo kwifungisha urubyaro mutabyumvikanyeho. reka muhimu Donatira yankoreye ubugome, niyo mpamvu umutima wamukundaga wahise wicurika, wahise ucura amaburungu. yewe ibyingo z'ubu wabiganiraho bwakwira bugake. nyibwira icyo wanshakiraga kindaje ijoro. rero muhimunda ubuse ko umuntu uhagaze mu birometero rwose wakwigiye hino nkakikubwira unyegereye. nkikubwira unyegereye kuzi gushyenga kwawe. ngaho reka nicara. oya se turi kandi ariko se ubundi kunyihunza bwina ariko ariko cyangwa ntanamutse kubigeze ugerayo kureba muri aka gakapu ibyo nazanye. wamugani koko. oya ariko oya mpereza se mpereza ariko rwaburindi rwose have ariko havudakora ishyano. ubu uranterura iki n'amasimbi wanjye atagiterurwa koko. ikora mugani di muhimu wamugana abana ko badakoma bagiye. abana bandi ko badakoma nuko nyine baba baduhaye n'akanya tukisanzura.
humura bagiye ku ishuri kandi nabiyamye ko batagomba gutaha amasaha atageze kuko ntashaka ko bongera gusibira. Icyo ntiwumva si yarakemutse rero. Ahubwo se uragira ngo ndacyatashye vuba. Ubu ni muri gumamo mbese. Ubundi se waba wihutishwa n'iki? Nanjye ndagukumbuye. Ahubwo cyangwa no turahure dusangire kuri aka kawisiki nari nkuzaniye. Yewe cyakora Rwaburi tuvuga ibintu dusubira ibindi. Ni impamo y'Imana warakoze. Nibyo. Sinzi ko nzahagarika kugushimira. Ukuntu usigaye wita ku rugo rwanjye nk'aho urwaye koko. N'urwanjye ariko. Uwo mutima ugira mbarwa n'ukuri. Oya nta kibazo rwose muhimu. Yewe cyari kimpangayikishije cyane. Ni ugucikishiriza amashuri kw'abana kandi ntabwo bikwiye rwose. Igihe banjye namaze kubaha 8 wabo. Udusigaye nzadusangira na bariya. Naho ibyo kunshimira ntabwo ntibigoye rwose. Ni gutya gusa reka. Ariko se nshyira hasi Rwaburi. Nshyira hasi rwose ntugakunde gukina imikino imeze gutya. Nibyo byiza rero. Ese bite ko wirakaje? Mvaho nawe. Wabaye ikimasi. Ariko urambaza iki wamvuyeho? Icyakurakaje nagiketse. Ngize ukuri ko bitakubabaje. Kuba Rwaburi ndasigaye yarasimbuye papa. Nta kuntu rwose bitambabaza. Ngewe nzakora akantu muri uru rugo kandi muzabibona. Ariko kandi iyo nsubije amaso inyuma nkareba ibyo yadukoreye byose nsanga yaramusimbuye muri byinshi. Ariko ntukitiranye ibintu. Yinjiye mama se kubera biriya byose yadukoreye cyangwa yadukoreye biriya byose kugira ngo abone uko yinjirira mama. Njyaho bigeze nzabibwira papa. Ibi birakabije rwose. Kandi ugira utugambo. Namaze. Ubwo se uzamubwira ngo iki? Ariko ngewe uransetse ngo nzamubwira iki? Nzahera ku byo yadukoreye n'ibyo agikora kugeza ubu ngubu maze mbone guherutsa ibyo ari gukorera mama. Masi wa mugani wawe ni agasuzuguro. Nta gasuzuguro nyine. Harya ngo nuko yakatiwe imyaka myinshi. Byose bivuze ko urugo rwe rugomba kuvogerwa. Rwaburi ubanza yaramuroze si gusa kuko ndabizi neza mama yajyaga ambwira ko adashobora gushaka undi mugabo. Erega ndabyutse ngiye kwereka mama agakanzu cya Rwaburi cyanguriye nsanga nacyo kiraryamye nta n'isoni. Mbuze icyo nkora nzinga amabinga ndagaruka. Kuki se wupfa kwishora mu byumba by'abantu utabanje gukomanga? Ngewe ndamumena umutwe yananjora iri hehe. Ndayimuharuza kurya atazongera gutekereza kwinjira hano. Reka nze mwereke. Ndeka se nyine. Masimbi rwose uguri mu biki? Mereze iyo nanjoro se nyine. Wandetse. Kubanza uri inkunguzi rwose. Ubwo urashaka gukurikira papa? Ubundi se umubano wa mama na Rwaburi igihe umaze nibwo ukibibona? Nanjye akagashungo nakabonaga ariko ntabwo nari narabona arengera bigeze hariya. Niba yaranabikoraga yengeraga twagiye kwiga. Mereze iyo nanjoro ariko wamaye nanjoro yanjye. Ndabyanze rwose. Hayo ngo haye havese. Niko Masi gabanya amarere rwose nkubwire. Aho kugira ngo ukore ibara. Tuzabanze tubibwire papa twumva icyo yabivugaho. Tubibwire papa. Erega hari igihe baba barabyumvikanyeho nta wamenya. Nizere ko tuzamubwiza ukuri kose. Ntabyo kumubeshya nkuko twamubeshye ko mama ari ufite akazi asigaye twishyura amashuri. Tuzamubwira ukuri kose sibyo? Rwose tuzasasa inzobe. Ese noneho ko bataguhamagarara? Uyu munsi ntawagusuye noneho? Shinyagura baritaza. Noneho ndabona ngiye gutangira kwimenyera nanze nkunzi. Reka njye sinyibyishyiramo. Ariko rero n'ubundi wowe ukwiye kubyikuramo burundu. Kwamaze kuba umuturage wa hano se n'ubundi. Yewe. Nawe nanjye. Konse ko nawe udafitemo igihe gitora. Ese ubundi gasipa. Ndakumva baritaza. Uwo muryango wawe ubayeho ute? Ko nibe nanjye mbavuga n'isaha n'isaha nzaviramo nzongera mpagurukiye nkore rwose mbondora ubuzima bubi bahuye nabwo. Wowe bimeze bite? Goko ubu se baracyara bategereje kwasama nka Tamikara. Niba tubyishakira bazicwe n'inzara.
cyakora icyo numvise cyo nk'uko wa mukobwa wanjye mukuru yamaze kuva mu ishuri agashakisha uturimo ngo akaba ari we wishyura barumuna b'amashuri. niko yavuye mu ishuri koko. none urumva igisubizo cyari kuba ikiheza. yamaye Gasipa ndakumva. ibyo se dodo sinzi uwo mbona nka madamu wanjye. uriya w'inzobe mbona wicaye hariya se. igira hirya nanjye ndebere muri aka kadirishya. data we si wese buriya burya umugore nuko asigaye asa. baba we kumara n'izuba sibize ko uzataha ukamusanga bari taza. ahubwo ibikoba birankutse. guteze ese ko nasize ari igikara nubwo aherutse wabonaga ko ari igikara. none urabona ukuntu yatamuye inzobe koko. ibyo ndabona rwose ari ikizobazobe. nariraga ngo ubukene burenda kubahitana none ndabona ashashagirana neza. wahabona nyagasani yaramukingurira ijuru rero akamuha akazi keza gatuma yirirwa mu biro ntagire aho ahura n'izuba rimucuye uruhu. umusinuva nk'iyo umuntu adasohoka muzagira agace akaba inzobera. oya niyo yaba akora yicaye muri barafu urumva ntabwo byatuma inzobe isa kuriya. oya ndabona baje kumpamagara reka mbanze numva icyo ambwira. ariko njye ndabona nabyibushye ntaho ahuriye nuko ihangana ngo aheruka hano. ahubwo itaba ndabona wamucungagereza aguhamagaye. amakuru yanyu se bana ba? amakuru ni meza papa. ndabona nta kibazo na kimwe mufite. murasa neza musigaye mwambara imyenda mishya. none se amasomo ameze ati? ubundi ariyo makuru ya mbere mba nkeneye kumenya. papa amasomo yo ntuzagireho ikibazo kuko niba hari ikintu kimbabaza ni ukuntu nasibiye atari uko nabuze ubwenge. ahubwo se mama ko twari twumvikanye ko tumusanga hano agiye. yewe bya nyoko nabonye amazi atari yayandi mwabana mwe. ngo yaraje kumbwira ko ntazongera kumuca iryera. hanyuma rero mugomba kwiga mushyizeho umwete kuko ubukungu bwanyu ni amashuri muziga. ese masi kutavuga ni bite? nkawe uzahora mu miteto kugeza ryari? ubu uracyarizwa n'ubusa ntubona ko umaze gukura koko. cyanagura amarira rero uceceke maze umbwire. papa utubabarire twarakubeshye. masi haguruka dutaha amasaha ya papa agiye kurangira. ngwiki wimwuhura urumva uramuzibiranya kubera ikireka avuga ikimubabaje. data papa utubabarire kuba twarakubeshye ko mama yabonye akazi akaba ariwe twishyurira amashuri. none se bimeze bite ibyo n'ibicyo umbwira amasi? cece kumbwire neza. mama ntabwo ariwe twishyurira amashuri. undi mugabo witwa Rwaburiye ni nawe udutunze niwe utugenera icyo dushaka cyose. mbere iyo twajyaga ku ishuri yasiganaga na mama twataha nawe akajya iwe. ariko ubu rero iyo niyo duhari ntatinya kuza kurara mu rugo. ewe naho nyoko yari yaratinze ubanza haratekereza ko ntazataha. niko ubu urugo rwanjye rwatashywe n'abandi bagabo koko. yewe niryo vugonyo ryose yari afite maweya. papa urebye masimba ababajwe nuko ejo bundi yashatse kumutera nanjoro nkamubuza. ubwo rero umujinya n'inzika gifite nibyo bimuriza. njyewe nzaruvamo nigendere. ariko uzaba ujya hehe? none se mwabana mwe nabigenza niko nahari ubwo niba rutahe nyine. ariko se papa tumureka akomeza agende mu rugo rwacu uko yishakiye. papa nizanye n'ikindi kintu tutakubwiye. ni igiki? maze mama ubanza twite. ngo
niko shaka do. Karame boss. Ese ko mbona wambaye agashati k'abana inda yose iri hanze? Erega imyenda myinshi ni ikinkwira ariko nyine nta kundi ngomba kuyiseseka. Mva mbese ubu ni suri ndusesasesera mu myenda waguze indi kandi Kado ntuzanteze urubwa. Hagati aho boss byose nabitunganyije. Byose wabikuyemo? Yego boss. Wahakorofye neza? Cyane rwose. Okay, reka nze mbyirebere. None muhimo. Icyo nari nguhamagariye. Kwaro kugira ngo turebere hamwe cyatuma Masimbi na Munyishaba. Uranyumva? Bakura amaboko mu mifuka bagatangira kwitoza gukora. Ubuse hano bahakora iki? Ndabizi abana benshi bariga bakaminuza, imitima yabo itekereza ko bazajya gukora mu banki runaka, mu mahoteli cyangwa mu zindi nzego zitandukanye z'ubuyobozi. Umva muhimu. Icyo nicyo shaka kubakura mu mitwe. Urumva? Bakamenya ko bagomba kwikorera. Aha. Kwikorera sugira ngo biroroshye. Biroroshye birashoboka ariko. Cyokora Mbonyisha bawe ntibyamunanira ikibazo no kubona igishoro. Umva, nunda agomba kubishobora. Urumva n'Amasimbi agomba kubishobora. Ngwino hano twongere mu iduka mwereke. Rekanze. Ngwino mwereke. Urabizi kandi urabibona. Iri duka ni iryanye nta muntu turifatanyije. Ndabizi. Kadogo we. Karame boss. Uranyumva sha? Ndakumva boss. Ngwino hano. Ndabitabye boss. Kadogo rero. Ndakumva boss. Guhera ubu. Ntabwo uzongera gukora muri iri duka. Tuza wumve se. Nakoze iki boss? Mbonyisha bazajya zahakore. Urumva muhimu? Mbonyisha bazajya zahakore kandi n'umunsi numwe ntazigera mbaza ifaranga. Ntazambaza umushahara. Ntazambaza imyenda yo kwambara cyangwa se amafaranga y'ishuri. Kandi ntazanabura iveriso mingana n'ikiranguzo. Ko? Ako gihe numva ntasobanukiwe. Boss. None se muranyirukanye mwambabariye ko ari nge wari utunze umuryango. Kadugu buretse Kadugu nkubwiye. Nakoze iki koko? Naho muhimu. Icyo nshaka kuvuga nuko azajya acuruza nta guhomba. Inyungu yose izajya ivamo hano. Niho umutungo we. Niko bimeze. Ibi nkubwira byose kandi umva ujye kubibaganiriza niba byemera. Ejo bazaze tuvugana. Yewe data we. Ubu niyo yakunguka miliyoni azajya ajya mu mufuka we. Niko bimeze. Mana nyagasane urakoze sinzi ko nagushimira. Ndabibonye ko abana banjye bafite amahirwe. Ubusirwayi wandi koko boss. Niko muhimu. Ivyo ngiro byari byambonyishaba. Masimbi nawe urabona za nka zo mu kabande kepfo. Urazimuhaye? Urabagure gwepfo. Urazimuhaye? Oya tuza ntabwo nzimuhaye. Ahubwo mushinze umukamo wazo. Umushumba azajya ahumuza agemura amata ku makaragiro yose dufitanye isoko. Urumva? Amafaranga avuyemo yakire kuri konti yemerutse kumufungurira. Mara nyagasani we. Ibise bibaho. Ndumva ndota pe. Erega nuko banze kunyitaba. Naho undi nakabaye ari bumbyereka. Erega urabarenganya ntibarakwiyumvamo. Ariko humura bizabashiramo. Bizabakamukamo ibyo ndabizi. Yewe gaburindi. Ariko rero buriya biramusaba kujya hafi y'izo nka. Uranyumva? Akamenya ko nta n'imwe ifite ikibazo. Izagira ikikarwara. Ntazambaza amafaranga ya veterineri. Oya birumvikana. Ngo nawe ukubimubwira akabyumva. Ewe icyo nzi cyo no gukura amaboko mu mufuka wa mugani wawe. Na akazi ka buri munsi rwose gahoraho. Ariko boss. Ndakumva sha. Basi ninjya kugenda mu ndengerezo y'imperekeza itubutse. Ugenda suje. Ndebe ko nakuramo yo kurangura ikareto nkatangira gucuruza iwacu batazicwa n'inzara. Ni igitangaza rwose. None se ugenda wirukamwe nandi. Uzasigara umurira mu ifamu ya ruguru. Ntabwo ubyumva kuko Masimbi ziriya nka zo mu rwuri rwepfo nize. Niyo ugomba gukurikirana ibyazo. Yewe murakoze boss. Uzakomeza uhembwe nkuko bisanzwe ariko noneho uranyumva Kadu? Ndakumva boss. No kujyucungana nabari y'abashumba. Muhimu. Nizere ko na minervari ya Masimbi muri kaminuza ibonetse. Rwose. Ntazagira icyo ambaza nawe ubyumve ntuzagira icyo umbaza nawe. Ibyo nabyo bimubwire abyumve kandi abyiteho. Urakoze cyane rwose. Kadugu kandi umenye ugomba kurusha kunoza umurimo. Yego boss. Oya sinjyemera. Ntago nshobora kubyemera. Ntibishoboka. Ariko se ko watangiye ikibazo baritaza.
byakugendekeye reka nkubwire umva nkubwire Gaspar reka zumbwire rwose byagenze bite aho bigeze kwihangana birananiye Gaspar birananiye inyana y'imbwa inyinjira urugo itangire yegereza umugore wanjye none yadukire n'abana imbere abana banjye narababwiraga bakanyumvira urumva none basigaye bansuzugura barantera utwatsi ngo ndaboshya njyewe ntabwo nshaka kubyemera none se kugeza ubwo bankuriye inzira ku murima nzabyikorera ariko sha ndabikora baritazari ndabikora ikibyimbye kimeneke ndabikora njyewe nyamara urashywa n'ubusa ubu ujya wicara ukavuga ko ufite urugo ariko ntuncinyekere se ayo masuka yawe nayakoraga make ntuncinyekere ibyo byinyo wenda ubwo wayakora ngewe nicaye ubwo nugira ngo ngewe nakurebera izuba sha kuzi ko ntabwo bugira Gaspar twipfa ubusa turi abantu b'abagabo turi none se wowe wari ubitangiye bibaho yewe kandi ntazi bana zidakomanya amahembe umva rero icyo ngushakira bikiri mu maguru mashya mbwira numve ndashaka kuza kumfasha gucika ngese ndagufasha gucika ndi uwuhe umva nyine nituza kugira gutya tugasohoka tugiye kwihagarika use gukora uko ushoboye urangaza umurinzi sibyo hanyuma nyine ndabizi wowe umaze kuba inshuti yabo mubanye igihe kirekire noneho mu gihe nyine umurangaje nanjye bisigaye ndabyimenyera mpite ncaho abaritaza waretse kwiyongerera ibintu wa mugabo we ubwo baramutse bagufashe koko nyine wowe ukora ibyo nkubwiye nutamvamo se baramfata bankuye hehe ntabwo bamfata ubundi se niyo watoroka wizeye ko wakongera kubana n'umugore wawe inyana y'imbwa sha irandya mu menyo reka nkubwire Gaspar irandya mu menyo we Gaspar ikinjyanye cyo wenda ntabwo kikureba ariko icyo nzi cyo ndakora akantu nibashaka bapfunge ngo iki ndakora akantu njyewe baritaza niba ari ibyo ntacyo nakumarira Gaspar wimemukira pe Gaspar wimemukira bene ako kageni rwose nta kindi ngusabye kumarira mu buzima bwose uretse icyo cyonyine umfashe icyo ibaritaza erega nanjye sinanze kugufasha ariko urankanze ni ukuri ndagukanze se nkugize n'ibyo bindi birakureba wowe nakekaga ko ujyanwa no kubaka umuryango wawe kuko wabazwa n'uko bawibasiye bifashishije ubushobozi bwabo kumbi ni umugambi mubisha baritaza ntacyo nkumariye pe basi reka nkwereke sibyo mfasha gucika ningerayo ngiwe nkwemereye 500,000 utwo 500,000 naturya umunsi umwe nkarara ntumaze yewe ntabwo rwose uko tuhumbi kwawe twatuma nishingira icyaha kingana gitya kereka byibura 12,000 aho rwose najyamo 12,000 Gaspar none ayo se ko ari akayabo koko ntakayabo se ntiwambwiye ko hari konti wagiraga itarizwi n'umugore wawe so wambwiye umutungo uri uko ungana tuzagabane rero ariko ubundi baritaza ntabwo numva ukuntu abana bawe baba baravuye mu ishuri umugore wawe asigaye ateretswe n'ababonetse bose kubera ubukene n'ibyo bifaranga byose ubitse kuri konti ibyo ntabwo bikureba turangiza ibyo turiho basireka nzaguhe 5,000,000 urumva hanyuma nzakoresha uko nshoboye kose nanjye gufashe gutoroka 5,000,000 no gutoroka ukampaye ngayo ukamfasha no gutoroka barikaza cyane rwose narakatiwe burundu ngiye Gaspar akira kacyaye mugabo mwiza ariko icyamu kazajya uhora unyita utyo none se ko ubikwiye nawe uzwa n'iki umureke kacyaye karyoshye rwose ariko ubundi mwimpu washyizemo iki nta gihambaye buriya nuko wishyizemo ko nkiryoheje gusa oya tarembese hose urimo nakwemera ko gitereka imbere yanjye gutyo gusa akata ndashaka kunywesha nanjye nkakunywesha mpaka gishizemo kandi rego nicaye kure yanjye se nyigira kwicara kure yawe byo ndabyemera nubwo atari cyane ariko kunyweshanya mpaka gishize byo simbyemera kubera se koko ubwo abana bagira ngo iki ngaho igira hirya nicare hano gushiri igira hino sha mugore mwiza ngakira soma rwose kirashyushye se
ndahiye sheri. oya da pole pole mama none se murimo ibyo nta kibigutwara ariko ubundi ko ikibazo twagiraga mbere cyari cy'uko twahishaga abana umubano wacu noneho tukaba twarabibabwiye bakabyakira waretse noneho tukabyara akana rwose pe inda ya mbere wifuje ko tuyikuramo ndabyemera ariko noneho aho bigeze rwaburi iwanjye usigaye wisanga ubu icyubahiro cy'umugabo mu rugo rwe cyose arakiguhariye mva se erega mayi wankuye kure nabaga mu nzu y'ibyondo none iteye akarange na sima ibyo ni ibisanzwe ariko narabwirirwaga nkaburara none ndanywa nido nkarya n'ifiriti reka inyama ndazisimburana abana banjye bari baravuye mu ishuri kubera ubushobozi buke none kaminuza bari kuyisoza aho nakubyaraniye koko mbese umugore mwiza nuko umugore mwiza naho rero ibyo ngibyo byo kuvuga ngo naragufashije ibyo ntukabitindeho rwose ntukabitindeho kuko burya kenshi tubona imana ica inzira ariko ntidushobora kumenya inzira icamo ngo ici iyo nzira nibyo koko niko bimeze rwose nta n'impamvu zo kwiheba mu makuba kuko bucyana n'ayandi ahubwo rwaburiye umva bari hari ikintu nari naraguhishe ikize umugore mwiza twarangije kwitegura noneho dushatse twagenda ni mu kirangize gusa tugiye yego di urabona ukuntu ako gakanzu kakubereye no ko ari kagufi cyane gusa nari ngatangaye mama abana bose simona aribyo bakunda reka ngewe ntabwo nagenda nambaye ibikubura hasi hari kera guhera ubu ngiye kuba umukobwa w'inzego nta nshakarafu yo muri karitsiye izajya imwisukira mpinduranya sitire z'ibiciro uko nshaka mpinduranya ibisoko kuba nsigaye nikorera gusa ibyo rero simbyanze ariko ubutaha uzagura akegeye hepfo ma byibura akagera nko mu mavi mva sheri ntuzabangamira umwana ni nkamupe uzafata umwanya wo kumuganiriza kurusha uko wamubangamira kandi masima amaze no kuba gakumi ndakeka ko byanze bikunze yakumva vuba rwose ninjye waburaga ngo tugende niwe waburaga ariko nimugire vuba mu icyo cyayi nangiye gushyushya imodoka tugende hakiri kare hanyuma ugaruke nawe ubanze umaremo iki cyayi mukunzi yego nimugire vuba ariko bana ba none hisa nababona arumirwa maze papa twarabimubwiye kandi mugira amagambo mwabana mwe ariko se niyo mwabimubwira ko nateze gusubira kumusura ubu nahinduye umuvuno ahubwo mbo bya bintu yatwoheje gukora rwose ntabyo nzakora ni ibiki nyine yari yaratubwiye ngo tumureke abanza twishyurira amashuri nituyarangiza ngo azaturangira ibyo tuzamuha asinzire ngo asinziriyera wapi ntabyo nkikoze turashize ntabyo nkikoze rwose yewe ariko uzi ko wa mugabo nubwo afunze umutima w'ubugome utaramuvamo di arazira ko yamaze abantu none agatima karacyarihariha ariko nk'uyu we nashakanye nawe ndebaye koko umunyagwa yariyoberanyije ashukisha akarimi karyoheye amatwi nibagirwa kubaririza amateka ye se nkamenye ko yambarira hejuru y'amabi mama we kwicuza rwose nubwo utari umuzi ariko ntibyababujije kutubyara mbabarira kandi ujye ushima imana ko utabyaye abana bafite umutima nk'uwase maze kuba umusore kandi nguhamirije ko ntakujije igihagararo gusa ahubwo no mu mutwe harasoritse rwose mwana wawe wikwicuza mama burya nta kiba kidafite impamvu bana bawe turakumva icyo mbasaba ni kimwe ndifuza ko mwisanzura kuri Rwaburindi kuko ubu ni we so mujye mumwita papa kuko yabayeho akabaye so atari murumva ngo papa ko numva bizangora cyane mama biragoye ariko tugomba kubyihatamo rwose mama genda bikwemerera rwose guhera umunsi nzajya mbimwita rwose mama shambonye yaguze telefone y'igikoko reka da twari twibagiye kuyikwereka ni nziza uzi ukuntu ari nziza cyane wumva iki ntabwo nkumva neza ye ubanza uri ahantu hatari rezo cyangwa reka nsohoke ariko mwaje tukagenda mwa bantu ntabwo murarangiza kunywa icyayi byabananiye koko tugende ndumva duhamagara amasi na cya cyayi isi urashyize uragisize wowe nta kibazo ni muzi bonyisha ndakwitaba mwagize vuba tukagenda basha yewe munyarutse rwose nimushake ibyo gusura papa tubisubike duhindura amayira mubisubike
byagenze bitetse umunsi wo gusura imfungwa n'abagororwa se bawuhinduye? Ntabwo wahindutse. Uyu muntu twavuganaga ni wa mucungagereza Masi. Ndamwibuka. Wa wundi wari watwikundiye. None amaze kumbwira ngo papa yarashwe n'abacungagereza. Ngo papa yarashwe? Ntabwo bishoboka. Ntabwo yashatse gutoroka amufashe. Ashaka kubarwanya bambura imbunda. Namukundaga we. Ashatse gutoroka gereza? Ntabwo bishoboka. Uko byagenze. Kumuraza koko. Nyine mwana wa ngo byagenze. Komera sha. Wa mugabo Gaspari bari bafunganywe. Ngo bamukoze iperereza ngo avuga ko yashaka gutoroka ngo aje kwica Rwaburindi. Rwaburindi? Niwumva ko yarabitubwiye ngo tuzabikora none akaba yaraje kubyikorera. Yaraje kubyikorera? Aje kunyica se? Ntabwo bishoboka. None se niko mbo Masi namwe se mwari mubizi? Ubu ni ukuvuga ngo mwari mwiteguye kunyica rero cyangwa n'ubundi muzanyica? Twebwe twari twarabyanze. Ayiwe mana yanjye we mwana isarapfuye. Ayiwe njye we ni ntari njye umwishe narenze ku isezerano twagiranye. Ntabwo mbyumva. Isoni njye umwishe bana wanjye. Toroka gereza kunyica? Muri uyu mukino iyo ntica isezerano wanditswe na Karangwa Liliane mwumvisemo Baritazari mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Muhimpundu mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Masimbi mwakiniwe n'Ingabire Mimi Marthe, Mbonyishaba mwakiniwe na Hobukubaho Hyacinthe, Rwaburindi mwakiniwe na Tuyishime Jean de Dieu, Donatira mwakiniwe n'uwa Maria Cecile, Kadogo mwakiniwe na Mukeshimana Musa, naho Gaspari mwamukina na Ndabananiye Rwema Jean Dorakuru. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean de Dieu. Uwafashe amajwi abakinnyi ni Hobukubaho Hyacinthe. Nimugire ijoro ryiza.